Igisubizo cy'umugabo witwa Burikanu yatangaje ku izi video zagaragaye arimo ajomba umunwa mu gitsina cy'umugore muri rusange, ni mu gihe yemereye ko uyu muntu atari we muri rusange. Igisubizo cya Nyirubwite yagomeje ashinja Kazungu gutangaza ibinyoma cyangwa kubwira ibinyoma abanyarwanda muri rusange. Yakomeje avuga ngo Kazungu mu diaspora yaramwishyuye kugira ngo yamamaze cyangwa yice izina rya Burikanu kugira ngo amwangirize kariyeri, kubera yuko Burikanu yafunguye shop Kazungu amugirira ishyari, none akaba yashyize video hanze abekera ngo izi video ni za Burikanu arimo asambana cyangwa arimo akina pigisi muri rusange cyangwa arimo afata ku musubagege. Ariko Burikanu yavuze yuko uyu muntu ntago ari we muri rusange, gusa duhaye tayi zitandukanye cyangwa ingero zitandukanye. Yavuze ngo iyi video yasohotse Burikanu atarinjira mwino sendika cyangwa atarinjira mwazino genizi zo gukina cyangwa z'imikino muri rusange. Ni mu gihe yasobanuye yuko abanyarwandakazi nimwizere iby'izino video zikora, ahubwo mwumve icyo we avuga, mu gihe yagaragaje yuko izi video zasohotse cyangwa zakomeje kwamamara bamubeshyira yuko yajombye umunwa mu gitsina cy'umugore cyangwa arimo afata ku musubagege cyangwa arimo afata ku kidari. Izi video nago ari iziwe nk'uko nawe yabyiyemereye avuga ngo izi video nago ari izanjye, ariko ibinyamakuru bitandukanye byagiye bimamagara ngo nze nsobanure iby'izi video. Ariko muri rusange nahisemo kubikora nk'umunyarwanda cyangwa nk'umunyarwanda ubakunda kandi ubagezaho ibintu byiza muri rusange. Ni mu gihe kuba mwarankunze aricyo gihe ngo mbabwize ukuri, mbaye narazikinnye nababwiza ukuri yuko ari ngewe mwanyaga mukanyanga, mwankunda mukankunda, kuko mwisi yavuze yuko nta musitari ushaka kwamamara imyaka irenze 5. Ni mu gihe ngo amafaranga yiwe ayafata ayabika neza cyangwa agafungura udushopu dutandukanye. Ni mu gihe yise duhereza ingero zitandukanye ko yafunguye shop ejo bundi ikora ibyapa muri rusange. Gusa natwe twamwumvisha, ariko yavuze yuko iwe nk'abanyarwanda turaharara cyane, ngo ni mu gihe ngo batarenza imyaka 5 badukunze muri rusange, ngo nabo baba babizi, niyo mpamvu baba bashinze utu business impande n'impande. Niyo mpamvu rero ibi bintu yabikoze atabura kutabyemera, ariko ntabwo yabyemeye. Yavuze ngo uno mugabo siwe, nimurangiza mujye kuri website murebe neza murasanga uyu mugabo atari buri nguni urimo urafata kuri Wunchech, arimo afata ku musubagege muri rusange. Ariko izi video abantu bari batangiye kwizera yuko ari Burikanu, ariko nanjye nashyijemo ubushishozi bwanjye mbona ntago ari Burikanu. Ariko nacyakomeza checking neza, ninsanga ari we ndaza kwivuguruza mushyire hanze nanjye mutange mubwire nimba ari bino bintu atangiye kujya akora neza, kandi umuntu yamamaye agakora ikintu kibi yanduza n'abandi bose. Rero yeri incamake y'amakuru ku byo Burikanu yatangaje. Kora subscribe kugira ngo turambure byose umenye byinshi kuri Burikanu muri rusange. Munyarwandakazi, gukora subscribe ntago ari agahato muri rusange. Kora subscribe ubishaka, kuko gukora subscribe ntago biri gusabe amafaranga. Nge mugiye kubana nitwurenzwe n'Imana Emmanuel, abanze kubanza ku mazina Kidasamura Movi, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, umwana wo kwishyamba muri rusange. Niwe uje mu mujyi wa Kigali kugira ngo ajye abahereza kimwe mu binyamakuru cyangwa bimwe mu bintu byatangajwe mu mujyi wa Kigali cyangwa mu turere dutandukanye. Tukaba tugeze ku musitari cyangwa ku mukinnyi w'amafilimi nyarwanda, nigeze kumubona ari gukina filimi nyarwanda nubwo yabiretse. Umuntu uzwiho kwamamaza nibagarure, ikindi azwiho no kuvuga amakuru cyangwa kuvuga utuntu twatereninze ku nkoranyambaga cyangwa utuntu twakunze cyane, akananariza muri rusange, babyita kwananariza. Ariko yavuze ngo ntacyo mumvugeho cyane, ariko nibitangiraho ingaruka nanjye biraza kunyicisha muri rusange. Ni mu gihe rero yavuze yuko izi video ntago ari iziwe. Nongere mbibasubiriremo, uyu mwanzuro cyangwa Nyirubwite niwe byivugiye ngo uyu muntu ntago ari we, gusa ngo Kazungu aramubeshya, kuko Kazungu ngo mu diaspora yaramwishyuye kugira ngo abashe kumwicira izina cyangwa amwicire kariyeri. Ese turatekereza namwicira kariyeri Kazungu niwe uzagumana kariyeri, cyangwa ni bya bindi by'abakomediye bahora bahangana muri rusange? Byashoboka rero ko ari byo, ariko igisubizo cya nyacyo no kuvuga ngo aya mavideo nago ari aya buri nguni muri rusange.
ni mu gihe buri kantu we nta kintu yabivuzeho, yari aturamye ari aho ngaho arimo atuka akazungu, amwita imbwa, amwita ikigoryi ku bintu yatangaje, ku bintu agiye kubasebya, kubera ko buri nguni aramutse agize ikibazo cyangwa bimugizeho ingaruka na buri kantu byamugiraho ingaruka, kuko bateraniye cano imwe muri rusange. Umwe aramutse asenyutse ndetse n'undi yasenyuka mu gihe bafatanya mu bikorwa bigiye bitandukanye, ariko amakuru dufite umuntu ufata menshi ni buri kantu, buri nguni nawe agafata andi nubwo atari menshi, ariko bari gutangaza yuko bari gukora ibikorwa rusange, bo bashaka kuzibera nka King James wahitinze mu gihe cyashije mu myaka yashije, ariko bibeshye cyane kuko King James turacyamukunda, ndetse yasohoye indirimbo yiwe kugira ngo ikimenyetso cya mbere tuhita tuyibonera ko mu masaha abiri ibimaze kuzuza 1 million. Ni mu gihe nanone buri kantu yasobanuye ko impamvu bari kumugendaho cyane, yasohoye indirimbo ihita igira abasubscribers barenga 100 bahise biyongera kuri channel yabo, ihitirebwa n'abantu barenga 1 million muri rusange. Niyo mpamvu yavuze yuko bari kumugirira ishyari muri rusange, badashaka ko atera imbere, bashaka kumumanura muri rusange. Ni mu gihe yavugaga ngo ubwo Yago Pondati yimukiraga mu gihugu cya Uganda muri rusange, yagiye ajyana umugore we, ariko umugore yaragarutse byaranze, umugore aragaruka. Bisobanuye ko Yago Pondati amaze imyaka 5 mwino kariyeri, akaba ariyo mpamvu nawe ari kugenda ava kuri hiti cyangwa ava ku isoko. No mpamvu yavuze ngo abanyarwanda turaharara tukanaharurukwa muri rusange, ariko munyarwandakazi ngira ngo ubusobanuro nubwo ngubwo nyir'ubwite yitangiye, yavuze yuko ibi bintu atabikoze, atigize amanura umunwa wiwe ngo ajye mu gitsina cy'umugore ashyiremo. Ntago ibi bintu yabikora, nta nubwo anabikunda, aho kugira ngo akore bino bintu yagenda agakora ikiyede nk'uko mbere yakoraga ikiyede. Yadusobanuriye uburyo cyajya kwinjira mwino kariyeri, ndetse yakoraga ikiyede muri rusange. Yari umuntu w'umuhizi kandi natwe turabizi, yarahigaga, yarakoraga cyane, ariko Imana yaramufashije atera imbere muri rusange. Iterambere ry'iyo natwe nk'abanyarwanda nta kintu turinengaho, gusa afite iterambere ryiza, nakomereza aho ngaho, yirinde gukora amakosa, akore ibijyanye n'amategeko, gusa niyice amategeko, gusa natangira kuzana ibintu by'amafuti rwose. Igihugu cyacu cy'u Rwanda kimeze neza, utangiye kuzana ibyo ngibyo by'urukozasoni ugatangira kubyanduza abanyarwanda, tayari twahita tukumanura tukagushyira hasi, cyangwa twese tukakwanga, ntihazagira umuntu wongera kugukurikirana. Murakoze cyane. Iryo ryari ijambo rya buri kantu, buri nguni avuga ngo umuntu wakoze bino Imana imurebe icyoroshye, gusa Mana wowe uhana wihanukiriye urebe icyo umukorera. Umuntu ushaka kudukura ku birayi akadusubiza ku isuka muri rusange turamwanze kandi turamwamaganye. Mu gihe yavuze yisabiye buri kantu ko nta binyamakuru bindi bazajya gutangazaho ino nkuru, cyangwa bazajya kuvuga bino bintu birangiriye hano, abisobanuye birangiye, ndetse birangiriye hano. Nta muzongera kumubaza amavideo y'urukozasoni yaramaze igihe atereninga, gusa ubu ngubu agiye guhagarara. Ariko Kazungu yavuze ko agiye kohereza noneho izindi video buri kantu agaragara neza. Izo video nizisohoka turabasha kuzireba, tuzananarize, ubundi tubabwire ati izo video zasohotse. Murakoze cyane. Yari Kidasamura, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma, umwana w'i Kigali muri rusange, ariko no umuvantara. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde, ibaho ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi bitandukanye. Imana igisubizaho mukuye, ijye ibahereza mega kubugira mubashe kureba video zacu tuba twakoze. Murakoze cyane. Imana ibarinde kandi natwe iturinde.